Uwiteka Imana y'Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana yacu, duciye bugufi imbere yawe tugushimira uburinzi bwawe, ineza, ibambe n'imbabazi byawe bidahwema kubana natwe uko bukeye n'uko bwije, habwa ikuzo Data. Tugushimiye kandi aka kanya keza twemereye ko dutegera amatwi ijambo ryawe. Turakwinginze ngo utwereze umwuka wawe azabane natwe kandi adusobanurire, maze ijambo ryawe turibikire mu mitima yacu kutagucumuraho, kugira ngo ugure hafi kwerekanwa uzasange tukwiteguye. Tubyambaje tubyingingiye twizeye ko biduhera ubuntu. Urakoze Data, amen. Inshuti zanjye, bene Data n'abantu mumurikira ubwa mbere, ubuntu n'amahoro Yesu atanga bibe kuri twese ndetse no ku bacu bose aho muherereye hirya no hino mu mpande enye z'isi. Ikaze aho tugiye kuganira amagambo akomeye cyane twese dukwiye kwitaho. Habakuki igice cya 2 umurongo wa 2 ndetse no 3 haravuga ngo, maze Uwiteka aransubiza ati, andika ibyerekanwe bigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisomye byihutire, kuko ibyerekanwe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya, naho byatinda ubitegereze kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Mu gitondo ndota mbona umugabo muri ADPR uzi kubwiriza neza, wari kumwe n'abantu benshi ayoboye, bagenda bateye umugongo muri cyerekezo narimo. Agenda baganiriza mu buryo bw'inyandiko, ngaragarizwa amagambo amwe mu yo yababwiraga avuga ngo, ibendera ry'igihugu kiroga ntiribaho. Muri uwo mwanya nahawe ururimi n'amagambo, mbasha kuvugana nawe ndetse no kubwira abantu bari kumwe nawe. Ubusanzwe igihugu icyo ari cyo cyose kigira ibendera nk'ikirango cyangwa ikimenyetso cyaryo. Ibendera rigira amabara kandi buri bara rifite ubusobanuro ryahawe bitewe n'amahitamo y'uyoboye cyangwa se n'abatoye iryo bendera. Uyu mugabo imvugo ye igaragaza ko hariho igihugu kiroga, ariko kuri we kikaba kitagira ibendera. Ibisukuri igihugu kiroga kiyobowe na Satani. Ibendera ryacyo rifite ibara ry'umukara. Umukara usobanura kwandura, ububi, ibyaha n'urupfu. Uyu munsi turi bwifashishe igitabo cy'umugenzi gikundwa na benshi cyane bo muri ADPR, ariko n'abandi bantu batandukanye baragikunda. Umwanditsi w'igitabo ni Yohana Bunyani. Akiri umusore, Yohana yakundaga gukora ibyaha cyane, ariko yabikoranaga umutima umurega, azi ko Imana izabimubaza. Ni bangahe uyu munsi tubayeho nka Yohana, dukora ibyaha kenshi cyane, tukabikorana umutima uturega, kandi tukaba tunazi ko Imana izabitubaza. Umunsi umwe rero Yohana yumvise bigisha ku cyaha cyo kwica isabato. Yumva ijwi ry'Imana mu mutima we rimubaza riti, urahitamo kureka iki? Kureka ibyaha byawe ukazajya mu ijuru, cyangwa kubikomeza ukazajya muri Gehinomu? Ni bangahe tubwirwa ku isabato ariko tukinangira mu mutima? Natwe uyu munsi turabazwa nka Yohana ngo, urahitamo kureka iki? Ibyaha byawe cyangwa kubikomeza ukazajya muri Gehinomu? Yohana ngo yagize ubwoba bwinshi, maze ariheba, yibwira ko atagishobora gukizwa. Bukeye ahura n'abagore 3 bakijijwe, baganiraga iby'Imana bahagaze ku irembo ry'urugo. Atangazwa n'amahoro yabo n'ubuhamya bwabo bwo kubabarirwa ibyaha no gukizwa n'Umwami Yesu. Amenya ko abo bagore babonye Yesu koko. Icyakora ntabwo uwo mwanya yahise akizwa, ariko bitinze agera ku musaraba, umutwaro umuva ku mugongo, arakizwa. Birashoboka ko ubuhamya bw'abandi butahita budukiza, ariko uko turushaho kwegera Imana, kuyishakana umwete, umutwaro twikoreye uzatuva ku bitugu. Ariko se dushaka gukizwa? Bene Data bo muri ADPR, Uwiteka Imana ivugane namwe kandi nimwumva ijwi ryayo, icyampa ngo nimwinangire imitima. Ahubwo Yohana ababera icyitegererezo. Mu cyigisho cya 20 cyo muri gitabo cy'umugenzi, Mukristo na byiringiro mu rugendo rwabo rugana mu ijuru, mu nzira bagera ku musozi w'igikundiro, aho basanze abungeri. Ababungeri babakiriye neza, babasaba kumarana nab'igihe. Mu gihe bahamaze, abungeri babazerereje kuri iyo misozi, maze babereka ibintu bitandukanye.
kimwe baberetse umusozi w'ubuyobe. Hafi yawo hari imanga babonyemo intumbi zavunaguwe no kugwamo. Abaguyemo bayobejwe ku bijyanye n'umuzuko. Abungeri baburira kutegera iyo manga no kurira hejuru y'uwo musozi w'ubuyobe. Ni bangahe bayobejwe muri iyi minsi? Ni inyigisho z'ibinyoma, inyigisho zigoretse. Nk'uko abungeri baburiye mu Kristo na Byiringiro kutegera iyi manga no kuturira uyu musozi w'ubuyobe, niko natwe uyu munsi turi kuburirwa. Bwa kabiri bajyanywe ahandi hantu hari umusozi bita Mwirinde. Hasi y'uwo musozi babonye abantu bagendagendaga mu bituro byari aho. Babona ko bari impumyi kuko basitaraga hato na hato ntibabashe kubivamo. Abo bari abagenzi nkabo bateshutse inzira nziza, bayoboka inzira ijya mu gihome shidikanyamana cyubatswe n'igihanda bwihebe kibajyana mu kazu ko munsi y'ubutaka, aho cyabatindije kibahuma amaso kirahabasiga ngo baharindagirire. Bakaba bagejeje n'uyu munsi bakirindagira. Gushidikanya, kwiheba bitumye benshi tudakomeza urugendo, nyamara tubasha kubyirinda. Gatatu, si ibyo gusa beretswe, kuko bajyanywe ahandi hantu hari urugi bategekwa kurukingura. Harimo umwijima w'icuraburindi n'umwotsi mwinshi. Iyo yari inzira y'ubusamo cyangwa se inzira ngufi ijya i Gehinomu. Iyo nzira niyo indyarya zinyuramo, izaguze imirage yabo y'abana b'imfura nka Esawu, izaguze shebuja wabo nka Yuda, izatutse ubutumwa bwiza nka Alexandre, izabeshye zikaryarya nka Ananiya na Safira. Abo bose bari abagenzi bari mu rugendo rugana mu ijuru, ariko bagendaga bishushanya. Mbese uyu munsi haba hari abagenzi bagana mu ijuru ariko bishushanya? Yego, barahari benshi, ariko abo batubera akabarore ko kutishushanya kugira ngo tutazagira amaherezo nk'ayabo. Byiringiro na Mukristo bava ku musozi Gikundiro benda gutandukana n'abo bungeri. Umwungeri wa mbere yabahaye urwandiko rubayobora inzira. Uwa kabiri ababwira kwirinda abariganya. Uwa gatatu arabahugura ngo babe maso, be gusinzirira ahantu haruka. Mukristo na Byiringiro bakomeza inzira bagera mu gihugu. Ikirere cyacyo gituma umunyamahanga ukijemo ashaka gusinzira. Byiringiro atangira kuremererwa n'ibitotsi, abwira Mukristo ati, ndemerewe n'ibitotsi cyane, ndabumbura amaso binduhije cyane, reka turyame hano dusinzire gato. Mukristo ati, twasinzira ntitwakanguka. Byiringiro ati, ibitotsi ntibinezeza abakozi se, gusinzira kwabasha kudusubizamo intege. Mukristo ati, aho ntiwibagiwe iby'umwe muri ba bungeri yatubwiye ko twirinda igihugu kiroga no kwasinzirira, ahubwo akatubwira kuba maso. Nshuti zanjye, mbere yo kugera mu gihugu washyingiwe gifite umwuka mwiza, dusoma muri Yesaya igice cya 62 umurongo wa 4, tubanza kunyura mu gihugu kiroga. Umwuka wo mu kirere cyo muri iki gihugu utera cyangwa se utuma abanyamahanga bakigiyemo basinzira. Tube maso, kuko benshi turi mu rugendo rugana mu ijuru tukaba tugeze mu gihugu kiroga, kandi umwanzi akaba agamije kuhatugumisha no kutugumisha munsi y'ibendera ry'igihugu cye. Igihugu gifite ibendera ry'umukara, ushushanya kwandura, ububi, ibyaha n'urupfu nk'uko twabibonye. Abatesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 6, ngo nuko rero twe gusinzira nka ba bandi, ahubwo tube maso, twirinde ibisindisha. Ndabinginze ngo tube maso, twirinde kandi dusenge, kuko benshi bari gusinzira mu by'umwuka, abandi bakaba bari gusinda. Basinze inyigisho z'ibinyoma, basinda inzoga n'ubusambanyi bya Babuloni, ubusambanyi bugereranywa n'inyigisho z'ukuri n'iz'ibinyoma. Inzoga nk'uko ziyobya ubwenge bw'abantu,
akaba ari nako inyigisho mpimbano zikomeje kuyobya ubwenge n'imitima bya benshi, kandi bikazarushaho mu bihe bisa. Basinze amaganya y'isi, aho uyu munsi duhangayikishijwe n'imibereho, imyambaro igezweho, amazu meza, imodoka, ibyo kurya byiza, kujya hanze. Benshi baranira icyubahiro, kwamamara. Abandi barakorera gushimwa n'abantu kurutisha gushimwa n'Imana. Kubera kuba munsi y'ibendera rya Satani, imitima yaranduye. Abantu barushaho kugenda baba babi no kwanduza abandi ububi bwabo. Kandi uko niko ibyaha bigwira, ingaruka zikaba urupfu. Nubwo turi mu gihugu kiroga, nyamara haracyari ibyiringiro byo kukivamo ndetse no kuva munsi y'ibendera ryacyo, nk'uko byiringiro na Kristo nabo bakivuyemo. Icyabidushoboza ni uko twemera intege nke zacu, kandi tukemera ibyaha byacu, tukabyatura, tukabireka, tukabyihana. Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 9, ngo ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa, kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Ikindi kintu tugomba gukora ni ukugira abagenzi beza, abagenzi duhuje kwizera, duhuje icyerekezo, abagenzi tuganira ibyiza, kugira ngo tutaganzwa n'ibitotsi byo mu gihugu kiroga. Uwiteka aduha abagenzi beza, twibukiranye iby'imbabazi ze n'iby'urukundo yadukunze twebwe abanyabyaha, rugatuma yemera gutanga umwana we Yesu agapfa urupfu rubi rwo ku musaraba w'isoni, kugira ngo aducungure. Ibyo bidutere kuzibukira ibyaha no kubyanga burundu, no kwitegura kugaruka kwa Yesu kwa kabiri, aje gutwara umugeni yakoye amaraso y'igiciro cyinshi, maze njye namwe ntituzabure. Nsubikiye aha, ndabakunda. Ubuntu bw'Umwami Yesu bukomeze kubana namwe mwese.